abasaserdoti biyeguriye Imana, barezi banyeshuri, babyeyi, tuje gushimira Imana kubw'urukundo rukomeye itugaragariza mu buzima bwacu. Ikintu cya mbere umuntu amenyeraho Imana nuko iyo tureba isi n'ibirimo tukabona atari umuntu wayikoze cyangwa wayiremye, mu bwenge bwe umuntu wabona ko hari umuremyi wayiremye ufite ububasha burenze kure umuntu. Umunyarwanda akavuga ati uwo muremyi ni Imana. N'abayahudi bahishuriwe Imana ndetse ibyo bahishuriwe bishyirwa mu byanditswe bitagatifu, ariko ntabwo bumvaga ko iyo Mana isumba kure umuntu akaba ari muto cyane imbere y'Imana, bumvaga ko ntaho bahuriye, bagatinya no kuyivuga izina bakayitsinda kubera icyubahiro gikomeye babona bari kure cyane y'Imana. Imana ari igihangange, ntabwo bashoboraga kumva ko Imana ari umubyeyi udukunda. No kuvuga ko Imana ari umubyeyi bumvaga ari ukubahuka Imana. Nibyo Yezu yazize, kwihandagaza ukavuga ko Imana ari umubyeyi wawe, ko ari so. Bumvaga ari kwikuza bikabije no gutuka Imana. Yesu Kristo rero, Imana yigize umuntu, yaje kuduhishurira urukundo rukomeye Imana idukunda, ko Imana ari umubyeyi udukunda, umubyeyi wa twese, gutyo tukamenya ko no hagati yacu turi abavandimwe. Mu Ivanjiri twumvise umwigishamategeko babaga ari abantu b'abahanga. Ku ruhande rumwe habaga harimo no kumwinja ngo mwumve ubuhanga bwe, ariko no ku rundi ruhande habaga harimo n'ikintu cy'ubushakashatsi. Ese we arabivugaho iki? Cyane cyane ko amategeko yari yarabaye menshi cyane, yarenga 600, bikanabagora no kuvuga ngo ese itegeko ko umuntu atayamenye yose, itegeko nabura riruta ayandi ni irihe ngo bari ry'umuntu nabura yibandaho, andi nanayica kubera ubujiji, utamenya, nabura avuga ati icy'ingenzi nagikoze. Nubwo rero habaga harimo no kumwinja ngo bumve ubuhanga bwe, kumuha ikizamini, ariko habaga harimo n'ubushakashatsi ngo bumve ese we abivugaho iki. Ati mwigisha, niki nakora kugira ngo mbone umukiro? Niki nkwiye gukora? Yezu amugarura ku mategeko ati uzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niryo tegeko mu by'ukuri ribumbiyemo andi mategeko yose. Ariko undi nanone ashaka gukomeza ngo amwinje yumve icyo abivugaho. Ati se yuvuze mugenzi wanjye ninde? Uwo mugenzi wanjye wongeyeho ko nshimye gukunda Imana, uwo mugenzi wanjye uvuga we ni uwuhe? Ijambo urukundo abantu barivuga kenshi ariko bataryumva kimwe cyangwa batavuga bimwe. Uyu mugani usoza umwigishamategeko wabazaga Yezu abona ko urukundo mu by'ukuri ari ukugirira impuhwe ubabaye, ari ukugirira neza mugenzi wawe.
ko urukundo atari amagambo ahubwo ari ibikorwa. Abantu benshi bakoresha ijambo urukundo mu ndimi zinyuranye, urukundo, love, l'amour, ariko bakabikoresha igihe cyose na hose kandi bitandukanye. Hagombye bigasaba gusobanura kugira ngo bumve urukundo umuntu ashaka kuvuga. Abagereki ni abantu b'abahanga, ba filozofe b'abahanga mu isesengura ry'amagambo n'ikoresha ry'amagambo kugira ngo ijambo rivuga igitekerezo yifuza ku buryo butakitiranya n'ibindi. Muri rurimi rw'ikigereki bakoresha amagambo atatu atandukanye iyo bavuga urukundo. Hari urukundo bita filia. Filia ni urukundo umubyeyi akunda umwana we, umubyeyi akunda, umugabo akunda umukobwa we, umugore, umubyeyi akunda umuhungu we n'umukobwa we. Ni urukundo abavandimwe bakundana, umuhungu akunda mushiki we, umukobwa akunda musaza we. Hakoreshwa ijambo filia. Eros ni urukundo rw'abashakanye. Ni urukundo umugabo akunda umugore we n'umugore akunda umugabo we. Ni urukundo abafiyanse cyangwa se wabengutse undi, wabengutse umukobwa, wabengutse umuhungu, biganisha ku gushyingirwa. Agape ni urukundo nk'urw'uyu munyasamariya. Agape ni ryo jambo Yesu akoresha. Ni urukundo rugizwe no kwifuza gukiza mugenzi wawe, kumusabira, kumufasha, kumugirira neza, kumugirira akamaro, kwemera kuvunika, kwemera kwitanga no kwigomwa bikomeye. Uyu munyasamariya wasubitse urugendo rwe agahagarara agaheka umurwayi inkomere, akayicumbikira, akayitangaho umutungo we, ndetse akabwira nyiri hoteli ati dore ayo mafaranga musigiye mbona ko ashobora kuzamugendaho, ariko nibiba ngombwa yuko akenera n'ibindi nzakwishyura n'ingaruka. Ngurwo urukundo gugirira akamaro mugenzi wawe, kumukiza. Nirwo rukundo agape. Yesu nirwo rukundo ijambo akoresha ni agape. Nirwo rukundo yatweretse atwitangira ku musaraba. Nta rukundo ruruta rw'umuntu wemera guhara amagara ye yagiriye uwakunda. Ahangaha rero niryo jambo akoresha asubiza umunyamategeko, nawe ahita yumva ibyo ari byo. Urukundo nirwo buhanga mu isomo rya mbere twumvise mu gitabo cy'imigani adushishikariza. Nibwo bwenge avuga ati nimwumve inyigisho y'umubyeyi, mwihatire kumenya ubwenge icyo ari cyo. Ubu bwenge ni urukundo. Ntimuzarenge ku byo nabatoje, ntimuzarenge ku rukundo nabatoje n'ineza nabatoje. Ujye ushakashaka ubuhanga, ujye ushakashaka ubwenge, wifashishe ibyo utunze byose, uzabupfumbate buzagukuza, n'ubuhobera buzaguhesha icyubahiro. Uwo muco w'urukundo n'ineza n'impuhwe atubwira. Ubuhanga bwa mbere rero ni ukumenya Imana, kandi Imana ni urukundo. Kumenya Imana ni ukumenya urukundo. Ibyo Yohana intumwa atubwira ati Imana ni urukundo,
umuntu udafite urukundo, utazi urukundo, ntabwo aba azi Imana, aba ari kure y'Imana. Urukundo rugaragarira mu gukunda bagenzi bacu, niho bikorwa. Nk'uyu munyasamariya, niho urukundo nyakuri, mu gihe wa mwigishamategeko yakomezaga kujya mu kirere ahanika Yezu akamugarura ku buzima bwa buri munsi bufatika, practical life. Wagaragarije mugenzi w'urukundo ni uwuhe? Ntabwo ari umuherezabitambo, ntabwo ari umulevi, ni wa munyasamariya we utajya muri filozofi, ahubwo ubishyira mu bikorwa. Gukunda umuntu rero ni ukumugirira akamaro, ni ukumukiza. Kuva ivanjiri yageza mu Rwanda hashize imyaka 126, ikintu cya mbere abogezabutumwa bakoraga cyagaragazaga urukundo rw'Imana, baje kutwigisha. Nuko aho bageze mu gitondo bigishaga gusoma no kwandika ngo bajijure abantu, nimugoroba bakigisha gatigisimu kugira ngo bajijure abantu no mu by'Imana, bamenye Imana n'urukundo rwayo. Icya kabiri, baravuraga kugira ngo bakize ubuzima bw'abantu. Nk'uyu munyasamariya, ikintu gikomeye ushobora kugirira umuntu no kumukiza ni ukuramira ubuzima bwe, ni ukumuvura, ni ukumukiza. Intego y'iri shuri ry'ubuzima, Ruriha Institute for Health, ni ubumenyi n'ubuvuzi, ihuza byombi. Kikaba ari igikorwa cy'urukundo gikomeye kandi gifatika. Ikintu gikomeye umuntu yifuriza undi ni ubuzima. Iyo umuntu wacu arwaye, twese biraduhangayikisha. Umuntu ubwizigame bwe yari afite akemera akaba yagurisha n'isambu kugira ngo avuze umubyeyi, avuze umwana we, aramire ubuzima bwe. Nicyo kintu gikomeye rero umuntu yifuriza undi ni ubuzima. Ibyifuzo byacu twifuriza abo dukunda, noneho nk'abakristo twifuriza abavandimwe bose, kuko ari abana b'Imana dusangiye umubyeyi. Ikintu cya mbere tubifuriza ni ukubaho, urakabaho. Niyo ndamukanyo n'icyifuzo cy'umunyarwanda, urakarama. N'ibindi byose bibigize, gira amahoro. Kubura amahoro biba biganisha kubura ubuzima. Gira abana, ko umuntu agira urubyaro agatanga ubuzima bugakomeza. Amashyo, amashongori, ibigize ubuzima bitunga umuntu, biramira ubuzima bwe. Ibi byose rero bitugaragariza cya cyifuzo n'icyo dusabira umuntu, ndetse byaba ngombwa kwitanga kugira ngo dushobore kumukiza. Urukundo rero ahangaha by'umwihariko rugizwe no kwifuriza abavandimwe ubuzima bwiza. Yezu Kristo ati nazanywe no kugira ngo bose bagire ubuzima, kandi ubuzima busagambye. Niyo mpamvu mu Kiliziya, mu butumwa bwayo, no kuba abahamya b'urukundo rw'Imana mu bantu, no kwita ku buzima bwa roho no ku buzima bw'umubiri, kuko ari magirirane. Ubuhanga rero banyeshuri muhashye ni ukwitanga mutitangiriye kugira ngo muramure ubuzima bw'abantu. Ni ukugira impuhwe, kugirira impuhwe abababaye, kurwana ku buzima bw'abantu. Twarabibonye mu gihe cya Covid, abaganga
ababungabunga ubuzima. Umuntu yamaraga umunsi nijoro, agafata umunsi umwe agasingira undi nta kuryama, ari ukwiruka kugira ngo ashobore kuramira ubuzima bw'abantu. Ngubu rero ubuhanga, ngubu ubwenge, ng'urukundo mu burezi butegura abaforomo n'ababyaza, butegura ababungabunga ubuzima. Nibwo buhanga n'ubwenge mutozwa. Ubuhanga n'ubwenge muhashye rero ni ukwitanga, ni ukugirira impuhwe abababaye, no kurwana ku buzima bwabo nk'uyu Munyasamariya. Nibyo mwatojwe, niyo ntego y'iri shuri, nibyo kandi twese tubifuriza kandi tubasabira.